Mwongeye guhabwa ikaze hano kuri kuri Future Empire kabisa, ubwami bw'ejo hazaza niho mwageze kabisa. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi ni filime Inzira y'Umusaraba tuba turi gusobanura cyane kuko tuyikunda turi benshi, tuba tugomba kuza tukavuga uko byagenze kabisa hano ngaha kuri episode no kuvuga ngo episode igisohoka tuhita tugomba kwita tukabakorera kabisa, tugasesengura tukavuga uburyo byagiye bigenda, tugakunda kuvuga uduce tw'ingenzi ho gato kugira ngo mbabwire ko ubu ngubu turi kuvuga muri make kabisa dusesengura. Rero wowe muntu ukanze hano bwa mbere utaraduha subscribe, ndagusaba kujya aho hejuru ugakanda subscribe, ugakanda kukazugira kugira ngo uzajye ureba ibikorwa byacu bya buri munsi. Ndagira ngo mbabwire rero banza ukande subscribe niba uri uwa mbere, ulakinge video, una commenting kabisa, utubwire uko tugomba kujya twitwara imbere yanyu kuko ni mwebwe tuba dukorera buri munsi kandi buri gihe. Rero ndagira ngo twite twihuta cyane tujye ahangaha kabisa. Murabona iyi foto ni kamarade kabisa, hano ngaha barimo baravuga ku buryo ibyo barimo byo gushakira umuti uwo bita iribagiza bitagomba kugira ingaruka ku miryango yabo, kandi ko iribagiza agomba kubona umuti byanga byakunda. Umuryango wabo barashaka kubanza kuwuhungisha, ariko mbere ya byose barashaka kubanza guha iribagiza umuti. Mbese uyu muti iribagiza arawubona? Niba wemeranya nanjye cyangwa se ubyumva kimwe nkanjye ko iribagiza ari bubone, like muri comment kabisa ngo biba bikenewe, mukavuga ngo iribagiza kabisa umuti arawubona byanga byakunda. Kabisa ngaha filime yacu ndakeka twese turifuza ko iribagiza yabona umuti, kandi twese turifuza ko hano iribagiza yazahitwamo cyangwa se Cyusa yazahitamo iribagiza. Ngira ngo nanakubwire yuko hano ngaha mu gace kari kabanje kabisa, nk'uko Cyusa bari kumugira inama yuko agomba guhitamo kabisa umuntu muzima mwihiza kabisa, bariya abakobwa ngo ntibazamurangaze. Ndagira ngo mubwira kandi kantu kabisa hano nuko mama Cyusa ndetse na mushiki wiwe Isimbi yabashije kujya iwabo, Isimbi agatangira kumena umuceri kabisa, yisandukira mu maso yabo, bahita babona yuko Isimbi ashobora kuba atwite. Deja aya ni amahirwe makeya kuri Isimbi yuko ashobora kwegukana Cyusa. Ni amahirwe make yuko ashobora kwegukana Cyusa, bishatse kuvuga ngo ni amahirwe menshi yuko atazamwegukana. Ibi ni ibintu tuba turi kugenda tubona ko Isimbi aba ari kugenda abura amahirwe yo kwegukana umusore wacu kabisa Cyusa. Ni ukuvuga ngo niba umuryango wakwanze bazabigushyiramo paka, njye niko mbibona kabisa. Ahangaha Isimbi akaba yiraburije aruka imbere, n'uwo navuga ni mabukwe, ni mabukwe kabisa. Ahangaha yabashe kuba yakotorera bamugira inama kabisa, ariko ndagira ngo nanakubwire yuko Mukanambara nawe yabashije kuba amenya ko Isimbi atwite. Aramubwira ngo tugiye kwa muganga. Isimbi aravuga ngo reka si ibyo kujya kwa muganga, guhoruruka buri munsi bijyana kompisiyo kabisa. Aramubwira ngo ndajya muri farumasi kabisa ngugurire tesite ngupime cyangwa ngo urebe ku mukondo. Ibyo ni ibintu byose twagiye tureba tukabimenya yuko Isimbi ashobora kuba atwite, ariko ni ibintu tuba tugomba kwibaza kabisa. Isimbi aratwite, atwite inda yande niye kabisa. Isimbi hano ngaha tuba tugomba kugenda tubimenya gahoro gahoro. Ikintu kuvuga ngo ikibazo cya murumuna Mukanambara kivuyeho, hagiyeho icy'umwana we. Ibi ni ibibazo gusa kabisa. Ahangaha kabisa Nyiranambara azi yuko, arabizi cyane ko Fabiola yatewe inda n'umugabo we.
arabizi ko yatewe inda n'umugabo we. Akangaha twabashije kubona ko Nyiranambara yirukanye Fabiola mu rugo rwe amuziza kubeshyera umugabo we ko yaba yaramuteye inda. Hano umugabo we yabashije kuba yabihakana, Fabiola nawe ntiyamukoze isoni aramubwira ati ngo narakubeshya, abwira Nyiranambara ko yari yamubeshya amubwira ko ari umugabo we, kandi twebwe turabizi ko Nyiranambara yabiyumviye kuri telefone, kandi Nyiranambara yamaze guhita yizeza umugabo we ngo mbabarira sinari mbizi. Ubu Nyiranambara afite uwuhe mupangu wundi kabisa, kari nyiramipangu, ubu tunamenye byerekeza he. Nuvuga ngo hano Nyiranambara turabizi ko abizi, yumvishe Fabiola avugana n'umugabo we kuri telefone, ahita agenda aramukingirana kabisa. Situzi umupangu yari afite, ariko na n'ubu situzi umupangu afite kuko ari kwirengagiza, ari kubwira umugabo we ngo mbabarire kuko narinda kubeshyeye, kandi twabonye ko ari no kwirukana Fabiola mu nzu yabo. Mbese ibi bintu biraherera. Fabiola agenda n'umwana w'umugabo wa Mukanambara koko amureke agende asohoke, umwana wese azaba hati. Ubu se bizagenda ute? Iyi ni inzira kabisa y'umusaraba. Inzira y'umusaraba iravuna kabisa, ni urugendo rurerure. Ni ibintu tuba tugomba kureba tugakurikira kabisa, tukamenya amerekezo yabyo, uburyo bizarangira, tudahwema gukurikirana iyi filime kabisa, kuko harimo ibintu byinshi bihishiwe. Njye nababeshye mfite amatsiko y'ukuntu Fabiola azitwara imbere ya mukuru we. Mbese azasohoka muri rugo agende? Ase mwebwe mubona Fabiola aramutse agiye agasohoka muri rugo akavamo iyi filime ntiyabiha, cyangwa se mubona yabiha sahagomye? Ni ibintu tuba tugomba gutekerezaho twese, twandika no muri comment tukavuga ngo aramutse agiye byagenda uko, kandi atagiye byagenda uko. Ase ikindi Iribagiza abonye uriya muti, mubona filime yabiha, yakomezaho kuryoha, yarangira byagenda ute? Ni ibintu tuba tugomba kwibaza kabisa, kuko iyi filime iracanganye. Isi unavuga ngo iracanganye, gusa iteye amatsiko cyane. Iki ni ikintu nakubwira rero giteye amatsiko, ni ukuntu Cyusa azaza guhitamo umukobwa yakunze. Twese navuga ngo ni twese, ariko ni hafi ya twese twifuza ko ari Iribagiza yahitamo, kandi tunabona kuko ari we azahitamo. Ibimenyetso byinshi bigenda bibitwereka, ariko se ahisemo Isimbi mwabyitwara mute? Iyi filime yahita ibiha, yabyagenda? Ni ibintu tuba tugomba gutekereza, kuko ntabwo tuba tuzi uko bizagenda, nubwo twese twemeza ko ari Iribagiza. Ariko se ko bitaraba, biramutse bibaye ngombwa ko ahitamo Isimbi, dore ko bagira amanyanga menshi, bashobora no kumujijisha, Iribagiza akaba Isimbi, Isimbi akaba Iribagiza. Sinzi ukuntu babigenza, ariko byose birashoboka. Ndagira ngo mbabwire rero ngo mureke dukomezanye amatsiko menshi, kandi tutarambirwa kureba filime yacu twakunze turi benshi. Rero mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kubategurira ibindi ibihangano byacu kabisa, ndababwira ngo mujye muturayikinga, mukande subscribe, like, share na comment, ndetse n'ibindi byose kabisa. Ibi biganiro byo tuzajya duhora tubibagezaho kuri episode pa episode. Murakoze, Imana ibahe umugisha kabisa.